ese igihe Imana yakuremaga yagushyizemo iki isi ikeneye ariko wowe ukaba utarakivumbura? Reka twongere. Ese igihe Imana yakuremaga yagushyizemo iki isi ikeneye ariko wowe ukaba utarakivumbura ko ugifite? Niba ufite igisubizo cy'iki kibazo, ni byiza yuko byaba ari byiza. Ariko niba udafite igisubizo cy'iki kibazo, iyi podcast ni iyawe. Iyi podcast ni iyawe. Guma ahangaha ukurikire ubashe gusobanukirwa ngo ni igiki Imana yakuremanye muri wowe kugira ngo kigirire umumaro isi ariko wowe ukaba utarakivumbura. Guma rero hano kuri iyi podcast kugira ngo ubashe gusobanukirwa icyo kintu ni igiki, ese ukimenya gute? Muri iki kiganiro turaza rero kuganiramo intego nyamukuru iraba ari iyo kumenya uko wamenya impano y'Imana yaguhaye mu iremwa ryawe. Uko wamenya impano y'Imana yaguhaye mu iremwa ryawe. Niyo purpose iyi podcast y'iki kiganiro menya nibi. Ni ukuvuga ngo iki kiganiro uraza kuhagurukamo wamaze gusobanukirwa impano yawe ufite. Imana yakuremanye ifite intego yuko iyo mpano izagirira umumaro abayo, izagirira umumaro isi. Haleluya. Reka mbanze mbasuhuze mu izina rya Yesu. Ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Nsuhuje rero abantu bose mukurikiye mwicaye ahangaha kuri kamera za Sauti Hewani Ministries muri iyi gahunda y'iki kiganiro menya nibi. Nabyo biba bikenewe. Menya nibi ibura bikeneye kubimenya. Zatuganira ibintu byinshi, abantu bibaza ibintu byinshi bitandukanye, abantu baba bari gutekereza ibintu bitandukanye, ariko kandi abantu bakeneye kumenya. Hari abantu bicwa no kutamenya kandi bakabaye bakora. Rero kurikirana iki kiganiro, ugikurikirane paka kigeze ku musozo. Nitwa rero Apotre Missionnaire Emmanuel, ninjye tugiye kubana muri iki kiganiro menya nibi. Ariko hagati aho ngaho ugomba gusoza iyi podcast, iki kiganiro umaze kumenya impano Imana yaguhaye mu gihe yari irimo ikurema mu iremwa ryawe. Haleluya. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kuganira kuri icyo kiganiro. Twavuze ikiganiro gifite intego ikomereye abatayizi, ivuga ngo uko wamenya impano y'Imana yaguhaye mu iremwa ryawe. Yesu ashimwe cyane. Uko wamenya impano Imana yaguhaye mu iremwa ryawe. Hari abantu benshi, wenda nawe urimo, babayeho imyaka myinshi, bamaze no kugera mu zabukuru, batigeze bibuka ngo barebe yuko hari impano Imana yabaremanye. Ariko ntabwo rirarenga ko n'umusaza yavuga, umusaza yakora, yahanura, yaririmba, yabyina, yasenga, yagira inama. Ubwo ndavuga ku basaza. Ariko wowe niba unkurikiye ukiri urubyiruko, iki kiganiro kirakureba cyane. Isi igukeneyemo iyo mpano. Hari abantu rero babayeho imyaka myinshi bibaza ibibazo bikurikira. Hari ibibazo bigera kuri bingahe bibazo. Icya mbere, ese impano ni iki? Wakubaza impano. Impano ni iki? Impano ni iki? Abantu barabyibaza. Icya kabiri, ese nanjye mfite impano?
ese nanjye iyo mpano ndayifite? icya gatatu, kuki abantu bavuga ko bafite umuhamagaro ariko ngewe nkaba nkiri mu rujijo? simubizi? kubera icyo abantu bahora bavuga ko bafite umuhamagaro runaka? mujya mubyumva abantu bari kubivuga ati nge mfite imana iyi n'iyi, cyangwa mfite umuhamagaro. niyo batabivuga abandi barabibavugira. abantu bahora bibaza kuki abandi bafite umuhamagaro ariko ngewe nkaba nkikomeje kuba mu rujijo, sindamenya neza imana yandemeye iki, yampaye iyihe mpano? kandi abantu barayikeneye, abantu turayikeneye, dukeneye impano yawe. ariko se uzasobanukirwa gute ko uyifite? ikindi kibazo cya kane, ese ni gute namenya icyo Imana yanshyizeho, icyo Imana yanshizeho, icyo Imana yanshizemo? ni gute nakimenya? ibi bibazo byose ntabwo ndi bubatindire, ariko nusoza iyi podcast uraza kubisoza wamaze kumenya iyo mpano yawe. ikintu cya mbere nshaka kukubwira ukakimenya, nuko Imana itigeze irema umuntu utagira impano. ibyo wari ubizi? icyo kintu wari ukizi? ntago Imana yigeze irema umuntu utagira impano. reka ngasubiremo, ntago wowe Imana yigeze ikurema itagushyizemo impano yagirira umumaro isi. urugero, impano ni nyinshi kandi ziratandukanye. hari abantu Imana yahaye impano yo kuririmba, bakaririmba neza koko, agisohora ijwi kumva koko afite impano yo kuririmba, kumva afite impano yo kuririmba. hari abafite impano yo kubwiriza, ucyumva arimo aravuga ugahita wumva urimo urakuramo ibyawe, ugahita wumva hari ibintu uri gukuramo, ugahita wumva birimo biraza birisukira. hari abantu bafite impano yo kubwiriza, hari abantu bafite impano yo gusengera abarwayi, apfa gutangira gusa agisenga kivuga ati wa Mana we ndagira ngo uyu murwayi umukize mu izina rya Yesu. kibi nuko yamukiza mu izina ritari ry'Imana cyangwa mu izina ritari rya Yesu. ariko hari abantu bafite impano yo gukiza rwose abarwayi, gusengera abarwayi bagakira. hari abantu bafite impano yo kuyobora, hari abantu bafite impano yo kuyobora ku buryo iyo umuteretse hariya aba agomba kukuyoborera neza neza uko wowe ubishaka. hari abantu bafite iyo mpano akayobora uko byumva, ndetse hari n'igihe ayobora akanarenza n'uko wowe wabitekerezaga. ikazana za innovation nyinshi mu kigo cyawe, zana innovation nyinshi mu itorero, innovation nyinshi muri ministeri, innovation nyinshi mu kigo runaka. hari abantu bafite impano yo kuyobora. hari n'abafite impano yo kugira inama muri rusange. hari abantu rwose bari hariya ushobora gufungura za ofisi, bagafungura ofisi bakabasha kugira abantu inama kandi bigakunda. mu buzima busanzwe mwabibonye ko ndi apotre, ndi umukozi w'Imana, ndi intumwa y'Imana,
ariko mu buzima busanzwe byiyongera ku zindi mpano Imana yampaye, harimo no kugira inama mu buzima busanzwe. Ndi umujyanama mu bintu by'ama business, ni tax advisor, ibintu bya finance, ibintu bya management. Niba ushaka company yawe ijya ku murongo, ibyo ndabizi ko bishoboye mu buzima busanzwe, cyangwa muri business, cyangwa mu misoro, cyangwa muri finance, cyangwa ibintu nk'ibyo. Ibyo nanjye ndabizi ko nabashije gusobanukirwa iyo mpano mu by'isi, mu bisanzwe, mu buzima busanzwe. None naje gusobanukirwa ko n'Imana burya kuva kera yari ibizi ko nzaba uw'umumaro mu gihe nk'iki ngiki, nkayibera umukozi wayo, nkayemerera ikantuma aho ariho hose. Mu gihe nk'iki yari izi yuko nzafata umwanya nkabasha kukugira inama muri ibi ngibi turimo, nkabasha kukugira inama muri menya n'ibi. Hari ibintu byinshi abantu bayo bakeneye kumenya, ntabwo barisobanukirwa ko Imana yabaremanye impano. Nta muntu n'umwe nabibabwiye Imana yaremye itamuhaye impano, kandi ifitiye umumaro abantu bayo. Rero hari n'abantu bazi kugira inama rwose, bafite impano yo kugira inama abandi, kandi inama babagiriye zigakora, zigakunda. Tuzajya tugenda tuvugana ku bintu byinshi mu kiganiro Menya n'ibi. Ndashaka, Imana irampagurukije muri iyi minsi, nta mupaka nshaka kugira. Aho ariho hose, igihe uzankenerera, igihe uzampamagarira icyo ari cyo cyose, n'aho ariho hose, ndi tayari kuza nkakugira inama, Imana iguha umugisha kubwo gukurikira iyi podcast. Ntuyive iruhande, urakomeza usobanukirwe byimazeho. Hari abafite impano yo gufasha abakene. Hari abantu bakennye inshuti yanjye, hari abantu bakennye, hari abantu baburara, kandi wowe wariye wahaze ndetse ukanasagura. Hari abantu babwirirwa, kandi wowe wasaguye. Hari abantu batabona n'ikintu rwose bagaburira abana. Inzara ku isi hose birakomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe waba ufite impano yo gufasha abakene, ukaba utarabasha kubisobanukirwa. Abo abari abafite iyo mpano. Hari abafite impano yo gukora ubucuruzi bukagirira abantu benshi akamaro. Ufite impano yo gukora amakampani akagirira abantu benshi akamaro. Ufite impano yo gukora utuntu twinshi, ubukorikori, bakivumburira. Ubu mu Rwanda dukeneye za made in Rwanda nyinshi, ariko ntabwo uramenya ko Imana yagushyizemo ikintu runaka, ntabwo uramenya ko Imana yagushyizemo ubushobozi runaka bwo gukora ikintu iki. Urasoza kino kiganiro tayari wamaze kumenya impano Imana yagushyizemo n'uburyo wabimenya. Haleluya, haleluya. Imana yacu ishimwe. Nyuma y'ibyo rero, ikibazo si uko nta mpano ufite. Nyuma y'ibyo ngibyo, ntabwo ikibazo ari uko nta mpano ufite, ahubwo ikibazo kiri mu kuba utarabasha kuvumbura ko iyo mpano uyifite. Aho niho hari ikibazo, aho niho ruzingiye.
ikibazo si uko nta mpano ufite, ahubwo ikibazo ni uko ushobora kuba wowe utarayivumbura kandi ukeneye kuyivumbura. halo, ukeneye kuyivumbura. ikibazo ntabwo ari uko nta mpano ufite, ikibazo ni uko ahubwo ntabwo urayivumbura, ntabwo urayivumbura. reka tubihuze n'ijambo ry'Imana, tubihuze n'ijambo ry'Imana. Petero wa mbere ibice 4 umurongo wa 40. Petero wa mbere ibice 4 umurongo ni uwa 40. reka dusome mu izina rya Yesu. ikibazo ntabwo ari uko wowe udafite impano, ahubwo ni uko utarayivumbura. reka dusome mu izina rya Yesu. Petero wa mbere Petero wa mbere ibice 4 turebe umurongo wa 10. umurongo wa 10 haranditse ngo haranditse ngo umurongo wa 10, kandi nk'uko umuntu yahawe impano aba ariko muzigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'umuntu, ibisonga byiza by'umuntu, ibisonga byiza by'ubumuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. dusubiremo mu izina rya Yesu. kandi nk'uko umuntu yahawe impano abe ariko muzazigaburirana, nk'uko bikwiriye ibisonga byiza by'ubumuntu bw'Imana bw'uburyo bwinshi. haleluya, haleluya. ngira ngo murabyumvise. nari ndi kuvuga ngo ikibazo si uko nta mpano ufite, ahubwo ikibazo ni uko ushobora kuba utarayivumbura. dusomye ijambo ry'Imana aho batweretse ko umuntu wese akoreshe impano yahawe mu gufasha, mu gufashanya nk'igisonga cyiza cy'ubumuntu bw'Imana. wowe wa muntu ukoresha impano yawe mu buryo bwo gufashanya nk'igisonga cy'ubumuntu bw'Imana, icyo Imana yaguhereye iyo mpano. noneho bavuze nde rero sasa? bavuze hano Bibiliya ikintu itubwiye. hari ubwo ivuze ngo bamwe nibo bahawe impano. ni umuntu runaka wahawe impano? oya, Bibiliya iratubwiye ngo umuntu wese, bivuze ngo umuntu wese afite impano yaremanywe. umuntu wese afite impano yaremanywe. bivuze ko nawe Imana yarayiguhaye, bivuze ko nawe Imana yaguhaye impano. Yesu ashimwe cyane. mwari muzi ko twari tukiri muri za introduction, twari tukiri kubategura, twari tukirimo tubategura kugira ngo mube très attentif, mutega amatwi, mumenye ngo mugiye kumva iyi podcast, menya nibi mugiye kumva mushingiye kuki, wisanzemo. nimba wisanzemo tega amatwi. wasanze ubizi, nimba wasanze ubizi ongera ubyumve, ntabwo uri bubure igishyashya mu matwi yawe.
wumvise. Ijambo ry'Imana rihora ari rishyashya, nta n'umuntu buryo urimenyera. Oya, ngo njye nabijemo kera, ngo mfite experience, njye nabijemo kera. Iby'Imana ntabwo bimenyerwa nshuti yanjye. Oya, twinjiye rero mu kiganiro, muri podcast nyirizina, aho tugiye kureba. Aha niho ubwenge buri, aho ubwenge buherereye. Tega amatwi. Uko wamenya impano Imana yaguhaye mu iremwa ryawe. Ni gute wamenya impano Imana yaguhaye mu iremwa ryawe? Imana iri kukurema yaravuze ngo uyu muntu wanjye we ngiye kumushyira mu iki gitandukanye n'icyundi, cyangwa se gisa n'icyundi, ariko asobanukiwe. Wowe uyu munsi wa none uje gusobanukirwa ngo iyi mpano mfite muri njye ni iyihe, nayimenyane, nayirerane. Kurikira uko wamenya impano Imana yaguhaye mu iremwa ryawe. Icya mbere tugiye kuvugana, buriya rero Imana iha umuntu impano ku mpamvu. Ntabwo yapfa kugushyira mu impano gutyo gusa idafite impamvu igushyiriyeho iyo mpano. Imana nta nubwo itanga impano ngo umuntu yishime gusa. Sinzi nimba ukumvise. Imana ntabwo itanga impano kugira ngo umuntu yishime gusa. Hari intego zigera kuri 3 zituma Imana iguha impano. Nizere ko wafashe ka gakaramu watangiye kwandika. Hari intego zigera kuri 3 zituma Imana iguhereza impano. Urankurikiye? Intego ya mbere, Imana iguhereza impano kugira ngo uhe Imana icyubahiro. Imana iguha impano ku mpamvu yo guhesha Imana icyubahiro. Taza kuyigira, ahubwo wowe utangire wiyubahe ubwawe, cyangwa ushaka abandi bakubaha. Imana itanga impano kugira ngo wubahe Imana, wubahishe Imana. Iyo ni intego ya mbere. Intego ya kabiri, Imana itanga impano kugira ngo wubake itorero ryayo. Muri menya nibi tuzatugenda dusobanukirwa. Buryo nimvuga itorero uzabasha gusobanukirwa itorero nindi. Itorero ni iki? Itorero ni nge nawe. Itorero si ADPR, itorero si Katoliki, itorero si ayayandi. Itorero nindi. Itorero ni iki? Ministeri ni iki? So Imana rero iguha impano kuyihe purpose. Imana iguha impano kuyihe ntego. Intego ya kabiri, kubaka itorero ryayo. Intego ya mbere ni guhesha Imana icyubahiro. Iya kabiri ni kubaka itorero ryayo. Intego ya gatatu ni gufasha abantu. Mwabyumvise? Imana itanga impano kubw'intego izi 3. Intego ya mbere, kugira ngo Imana yiheshe icyubahiro, ukomeze uheshe Imana icyubahiro. Imana iguhereza impano kugira ngo wubake itorero ryayo. Imana iguha impano kugira ngo ufashe abantu. Nabyumvise.
chose grave cyangwa attention. Iyi impano idafasha abandi ibitaratangira gukora neza. Sinzi nimba ko kantu mukumvise. Nari mvuze ngo iyi impano wowe ufite idafasha abandi ibitaratangira gukora neza. Ni igipimo cyiza cyo gupimiraho urugero rw'impano ufite. Iyi impano idafasha abandi bantu ibitaratangira gukora neza. Urugero, itaratangira gukora neza. Nimba ubona mu buzima bwawe ukubayeho cyangwa kuri iyo mpano yawe uyikoresha ariko ukabona nta kintu iri kumarira abayibona cyangwa abayireba, bivuze ngo ntabwo irakora neza. Shakisha uburyo ikora neza. So rero Imana rero iguha impano ku ntego runaka. Urugero rw'abahawe impano ni benshi, ariko dushaka kwifashisha wenda nka Petero. Petero yahamagariwe kuroba abantu. Gifite impano yo kuroba abantu. Nka Paulo impano ye niyo guhindura amahanga, uvuga ubutumwa buhindura isi, buhindura amahanga, ubutumwa bwande bwa Yesu Kristo. Izo ni ingero z'abahawe impano bari muri Bibiliya, ariko kandi bakazihabwa ku ntego runaka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Abo n'abahawe impano ariko ku ntego runaka. Muri Bibiliya barimo benshi. Harimo Dawidi buriya yahawe impano muri za ntego z'Imana zo kuyihimbaza no kujya yahawe impano yo kuramya no guhimbaza Imana. Dawidi yaratambye aratamba kuko yari yibutse imirimo ikomeye Uwiteka yakoze, kuko yari yibutse imirimo ikomeye Uwiteka yakoze. Yahereye mu buto bwe aragira intama, arabyibuka arumirwa, yongera kwibuka uburyo Imana yamugabije Abafilisitiya, arumirwa ati mbonye yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ntireba uburanga, ntireba imiryango, ntireba amashuri, ntireba igihagararo. Ubwo urumva yuko Dawidi ari kuramya nde? Ari kwihimbaza cyangwa ari guhimbaza nde? Harimo arahimbaza Imana. Imana rero yamuremanye iyo mpano kugira ngo azagire gute? Azayihimbaza. Imushyiramo n'indi yo kuyobora, kwa kundi twavuze ko impano ari nyinshi, no kuyobora igihugu. Yarazi se ko azakiyobora? Hello? Yarazi ko azakiyobora? Yesu ashimwe. Imana rero imushyiramo iyo mpano. Hari undi muri Bibiliya witwa Besaleli.
Besaleli. Were Imana yamuhaye iki? Yamuhaye impano yo kubaka ihema ry'ibonaniro. Kubaka ihema ry'ibonaniro akoresheje iki? Ubuhanga bukomeye. Imana imuha iyo mpano. Mwabyumvise ko Imana itanga impano ku ntego zayo zazindi 3 nakubwiye. Intego ya mbere ni ukuyihimbaza, iya kabiri ni ukubaka itorero ryayo, iya gatatu ni ugufasha abantu. Ntago inshuti yanjye Imana iguhereza impano yo kugira ngo wikandamirishe bagenzi bawe. Ntago Imana iguhereza impano yo kugira ngo uyiyoboze bimere nk'inkoni y'icyuma. No. Please stop there. Nimba ari uko wabikoraga, please. Imana itanga impano kubw'impamvu 3. Ya mbere kuyihimbaza, iya kabiri kubaka itorero ryayo, iya gatatu gufasha abantu bayo. Nawe urimo, nawe wifasha. Haleluya. Kandi ibindi nanone, ibi nabyo bitwigisha ko Imana ikoresha impano zitandukanye. Impano ziratandukanye, ariko kandi zigira gute? Zikuzuzanya. Impano yawe nubona itari kuzuzanya n'iyundi, n'iya mugenzi wawe, uzatangire umenye ko itarakora neza. Yesu ashimwe. Zatangire umenye ko itarakora neza. Icyo cyari icyambere. Tuganiriyeho kivuga ngo Imana iha buri muntu impano kubw'impamvu runaka. Ngira ngo impamvu murayumvise ibyo tuganiriye. Impamvu Imana ihereza umuntu impano, ngira ngo murayumvise. Tuganire ku kintu cya kabiri. Hanyuma reba ibintu ukunda gukora. Ni biki ukunda gukora? Ko turacyari kwiga sasa. Turacyari kwiga ngo uko wamenya impano Imana yaguhaye mwiremwa ryawe. Icyambere twari tubonye ko Imana ihereza umuntu impano kubw'impamvu runaka. Noneho icya kabiri, mu byatuma umenya impano Imana yaguhaye. Reba ibyo ukunda gukora mu buzima busanzwe. Reba ibintu ukunda gukora. Hari ibintu ukora ukumva umutima wawe uranezerewe. Kari kakubaho ako kantu? Yesu ashimwe. Ako kantu kari kakubaho? Hari ibintu ukora ukumva umutima wawe uranezerewe. Urugero, iyo ubwirije ukumva amahoro. Urimo urabwiriza ukumva amahoro. Umva amahoro mu mutima wawe. Icyo ni ikintu cya kabiri. Iyo uririmbye ukumva uranezerewe. Urimo uraririmba. Umva biri very sweet. Biraryoshye. Kumva biragushimishije. Iyo urimo urasengera umuntu kumva imbaraga ziraje. Urimo urasengera umuntu ukumva ufite imbaraga zirimo ziraza. Iyo uri kwigisha ukumva urishimye. Urimo urigisha ukumva ibineza neza biragusaza. Ukumva urimo urishimye. Ibyo bintu rero byose nkubwiye ni bimwe mu bintu Imana
ishobora kuba iguhishuririyemo impano yawe. Hello. Ibyo bintu byose nkubwiye ni bimwe mu bintu Imana ishobora kuba wowe iguhishuririyemo impano yawe. Byanakubayeho inshuro nyinshi, ariko kumbi wari utaramenya ko kumbi Imana irimo iragira gute, iraguhishurira impano yawe. Yesu ashimwe cyane. Hari ikintu ugomba kwirinda hagati aho. Attention, umva kano kantu. Ariko witondere kutitiranya impano n'ibyifuzo by'umubiri. Ariko witondere kutitiranya impano n'ibyifuzo by'umubiri. Kuko impano izana amahoro kandi ikubaka mu buryo bw'ubumana. Impano izana amahoro ariko ikanakubaka mu buryo bwayo bw'ubumana. Witondere kutitiranya impano y'ibyifuzo by'umubiri, kuko impano izana amahoro kandi ikubaka mu buryo bw'ubumana. Uko niko rero wamenya, ibyo ukunda, cyangwa wareba mu byo ukunda ugahita ubona ko kumbe Imana ishobora kuba iguhishuriye impano yawe. Amen. Haleluya. Hanyuma tugende tuvugane ku cya gatatu. Icya gatatu, reba ibyo bikorohereza. Reba mu bikorohereza, ibyo bikorohereza. Reba mu bintu ukunze kubona wabikoze ariko mu buryo utashyizemo ibintu by'imbaraga nyinshi, ibiri kukorohereza. Ibiki? Hari abantu benshi bigisha batateguye. Ntibabe bateguye cyane ngo bamare icyumweru bari gutegura inyigisho, bamare iminsi 3 bari gutegura inyigisho. Hari abantu rwose batamara iminsi ingana ityo, umunsi umwe ukaba urahagije mu gutegura inyigisho, cyangwa amasaha runaka bikaba birahagije mu kuyitegura inyigisho. Ariko kandi abantu bagahita bumva. Hari abantu benshi bigisha batateguye inyigisho, batateguye cyane ngo bategure cyane, ariko abantu bagahita bumva kandi bakumva neza uko biri. Hari abantu basenga amagambo make, ariko Imana ikagira gute, igahita ibumvira, igahita ikora. Turi mu cya gatatu cyo kuvuga ngo reba ibyo bintu bikorohereza. Wowe mu buzima ukabona birakorohereje mu gihe abandi bibagora. Hari abantu rero basenga amagambo make, ariko Imana igahita ikora ako kanya. Hari n'abandi bajya mu butayu bakamara iminsi n'iminsi n'amasaha. Nabyo si bibi, ni byiza. Hari n'abandi rwose bafata igihe kirekire, bafata n'ingendo bakava aho bari bakajya ahandi. Ariko hari abandi basenga amagambo make gusa, Imana igahita ikora. Sufi yo kwatura gusa, umuntu agahita yatura ibyiza ku buzima bwawe. Ukaza nkahita nkubwira ngo akira umugisha w'Imana.
nkagusanga urwaye nkahita nkubwira ngo kira mu izina rya Yesu, bigahita biba. Ariko kandi hari abandi babanza turacyari mu buryo umuntu yamenya impano yiwe. Hari abantu baririmba nta mashuri y'umuziki bize, ariko bakora ku mitima y'abantu. We sinzi nimba aka kantu muri kukumva. Hari abantu baririmba nta mashuri bize y'umuziki. Hano mu Rwanda nihe bigisha umuziki? Ku Nyundo. Njya numva ku Nyundo ko bigisha umuziki. N'ahandi hari n'abandi bafite amashuri yabo yigisha umuziki, n'amakampani yigisha umuziki. Hari n'ababikora ku giti cyabo, kandi nawe urishyura amafaranga kugira ngo ujye kwiga umuziki. Ariko inshuti yanjye, hari abantu baririmba, ndakubwiye, bakaririmba kandi batarigeze biga amashuri y'umuziki. Igitangaje, indirimbo zabo zigahita zikora ku mutima, ku ndiba y'umutima w'abantu. Aha, ibyo ni iki rero? Ibi byose nkubwiye nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'impano. Ibyo nkubwiye nabyo bishobora kuba ikimenyetso cy'impano. Hari ibintu ukora bitagusaba imbaraga nyinshi, kuko Imana yabishyize muri wowe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Hari ibintu ukora bitagusaba imbaraga nyinshi, kuko Imana yabishyize muri wowe. Bivuze ngo imbaraga ziba zihari, ariko ntabwo aba ari nyinshi, kuko Imana yabishyize muri wowe. Ibyo rero nabyo bikubera ikimenyetso cy'impano Imana yashyize muri wowe. Ibyo bikorohereza rero, ujye uhita utira attention. Hari igihe hari ibyo bishobora kukwereka ko ariyo mpano Imana yashyize muri wowe. Haleluya, haleluya. Icya kane, shakira ahantu abantu bakugiriramo icyizere. Rebera ahantu aho abantu bakugirira icyizere. Ni hehe? Hari igihe Imana ikoresha abantu kugira ngo bakwereke impano yawe, ariko we ntubimenye, ntusobanukirwe. Imana igakoresha abantu, Imana igakoresha abo muri kumwe, Imana igakoresha abo wasanze, Imana igakoresha abakureba, Imana igakoresha abo mu muryango, Imana igakoresha ingeri zitandukanye, kugira ngo bakwereke impano yawe, ariko wowe nturabasha kubisobanukirwa. Urugero, bashobora kukubwira bati, iyo wasenze ni wowe usenga neza. Iyo wasenze urasenga rwose tukahita twumva Imana ihise ibikora, ni wowe usenga neza. Urundi rugero, ni wowe utwigisha neza. Izo ni ingero z'abantu bashobora kukwereka impano yawe ariko ntubisobanukirwe. Ni wowe usenga neza, ni wowe utwigisha neza, ni wowe uduhuza neza. Mu guhuza ubwo nshatse kuvuga mu gihe abantu bashwanye, mu gihe abantu batandukanye,
mu gihe abantu barimo imvururu zavutse, uriya muntu niwe ujya uza akatwunga neza. Iyo yatwunze twumva rwose twungitse. Hari igihe iyo aba ariyo mpano yawe. Mu bantu bajya bavuga nkumva ihumure urimo. Halo? Mu bantu bakunze kuvuga nkumva umutima wanjye wakiriye ihumure urimo. Bivuze ngo ni wowe uduhumuriza. Ubwo abantu ntago barimo baragucira amarenga, ni wowe uduhumuriza bigakunda. Niba rero amagambo nk'ayo ahora agaruka, amagambo nk'ayo ahora agaruka uyu munsi, ejo akagaruka, imyaka igashira akagaruka, abantu bakubwira gutyo, ntukayafate nk'ibisanzwe. Ntukayafate nk'ibisanzwe. Ashobora kuba ari Imana iri kukwereka umuhamagaro wawe. Ashobora kuba ari Imana iri kukwereka impano yawe. Ariko sinzi nimba abantu bagihari. Abantu baracyahari yemwe? Muracyahari, muracyakurikiranye iyi podcast? Menya ibi birakenewe. Ni gute wasobanukirwa impano yawe? Icyo cyari icya kane. Icya gatanu, ikindi kintu ushobora kumenyeramo impano, reba imbuto z'ibyo ukora. Imbuto z'ibintu ukora ni izihe? Imbuto z'ibintu ukora ni izihe? Muzi ijambo Yesu yavuze? Yesu yaravuze ati muzabamenyera ku mbuto zabo. Niko Yesu yavuze. Yavuze ngo iki? Yavuze ngo bene abo muzabamenyera ku mbuto zabo. Icya mbere, iyo ufite impano yo kubwiriza, hari abantu bakizwa kuko wabwirije. Urwo ni urubuto, izo ni imbuto. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Iyo ubwirije kumaze igihe kirekire ubwiriza, umaze imyaka myinshi ubwiriza, ni bangahe bakize ku bwawe? Ni bangahe bakiriye agakiza ku bwawe? That's true. Uko ni ukuri kw'ijambo, niko kuri. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Hari abantu rwose bafite impano yo kubwiriza, abantu bagahita bakizwa. Kabiri, iyo ufite impano yo kuramya, abantu bumva Imana. Bumva muri icyo cyumba harimo ubumana. Bumva muri icyo cyumba imbaraga z'Imana zamanutse. Bahumva Imana. Buriya nuramya ukaramya umuhogo ugataha wasaraye, nta muntu wigeze wumva imirindi y'Imana muri icyo cyumba urimo uramirizamo. Uzamenye ko impano wapi ntayihari. Shakira mu bindi bintu wakora. Kuko nuririmba ukaramya Imana, ntihagire umuntu wumva ubumana muri we. Wumva Imana imuganiriza, wumva gukora kw'Imana, uzamenye ko iyo mpano ntabwo ari yawe. Birekera abazifite, ko hari abandi bazifite. Shaka mu bindi bintu ushoboye, bizagirire ki abantu b'Imana akamaro. Iyo ufite impano yo gufasha, ubuzima bw'abandi bantu burahinduka. Muzabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Niba ufite impano yo gufasha, urabimenyera kuki? Ubuzima bwabo wafashije buzahinduka. Uyu munsi wa none niba uhuye n'umuntu ukabona hari ikintu wamufasha, hari ikintu wamwongerera mu gishoro,
hari akantu washyiramo, hari ku buryo wamutera inkunga. Icyo gihe kugira ngo uzamenye ko ari impano yawe, ni uko amafaranga wamuhaye cyangwa ikintu wamuhaye kizamugirira umumaro, kikagirira n'abandi akamaro. Uzahita umenya ko gufasha ni impano yawe. Kandi barahari pe, barahari batarasobanukirwa yuko bafite impano yo gufasha. Iki kiganiro rero menya nibi, mu gihe uzajya wumva ko hari akantu kari kukwisoba mu byo wumvise, muzajye mumpamagara, mujye mumpamagara mbashe kubagira inama, mbagira inama. Yesu ashimwe cyane. Nge namwe dufatanye kuhitamo, dufatanye kumenya ngo impano yawe ni iyihe, ni iyihe. Aba ariyo turera, aba ariyo dukora, aba ariyo uzahemberwa, aba ariyo kugeza muri za ntego zingahe nababwiye, intego 3 nababwiye zituma Imana iguha impano. Kwandika ni byiza, mujye mwandika. Haleluya, haleluya. Mu kwanzura rero kano kantu, impano iyo ariyo yose igira imbuto, muzabamenyera ku mbuto zabo. Impano iyo ariyo yose rero igira iki? Imbuto. Yesu ashimwe. Bimenye, menya nibi birakenewe, hato utazasanga warakererewe kubimenya, utazasanga warakererewe kubimenya. Menya nibi. Icya 6 turi hafi gusoza. Ushobora no gusenga, wasenga ugahitamo gusenga ubaza Imana. Mu gihe biriya byose tumaze kuvuga, ukumva byose kuva igihe navugiye ntabwo urisangamo, icya 6 turasenga. Gusenga kugira ngo Imana uyibaze, uhitemo ubaza Imana ikagusobanurira impano yawe ni iyi. Kuko hari impano zidakenera abantu ngo bazikubwire, hari impano zidakenera kurebera ku bandi, hari impano zidakenera abantu ngo bazikubwire rwose, ku buryo ari impano ubwayo yiguhishurira. Niba mu byo twavuze kuva natangira iki kiganiro, iyi podcast, menya nibi, kuva nayitangira ukaba wumva utarabasha gusobanukirwa, hari impano udashobora gusobanurirwa n'abantu, isaba gusenga ukayibaza Imana. Imana akaba ari igira gute? Iguhishurira ya mpano. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5. Katwasome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, nihagira umuntu ubura ubwenge abusabe nde? Imana. Ubu kuva igihe twatangiriye, niba uhari koko bwo buze ubwenge bwo gusobanukirwa mu byo navuze byose, somo Yakobo igice cya mbere umurongo wa 5 haranditse ngo, nihagira umuntu ubura ubwenge abusabe Imana. Imana igire gute? Imuhishurire impano yiwe. Dore uko wasenga ubwo bwenge nabwo tubutange mu izina rya Yesu, ntabwo ari mu izina ryanjye, reka tubutange mu izina rya Yesu. Dore ukuntu wasenga. Ushaka gusenga ugira uti, Mana nyereka impano wampaye, bwira umutima wanjye icyo nahamagariwe. Ariko reka tunasengane nimba koko uhari. Niba uhari
byizere ko Imana igiye guhita ibikora kandi kano kanya. Senga nimba ibyo twavuze byose ntabwo urabasha gukura impano yawe, akaba tugeze kuri iyi mpano yo gusenga no kuri iyi yo gusenga kugira ngo ubashe gusobanukirwa impano yawe. Reka dusengane, ugenda usubira mu magambo ngiye kukubwira. Senga ugira uti: Mana, nyereka impano wampaye, bwira umutima wanjye icyo nahamagariwe, igisha umwuka wera kuyikoresha. Ibyo birahagije. Ushobora gufata umwanya rwose ugasenga. Si twavuze se ko atari ngombwa no kuvuga ibintu byinshi nayo ni impano. Senga uvuga uti: Mana, nyereka impano wampaye, bwira umutima wanjye icyo nahamagariwe, igisha umwuka wera kuyikoresha. Nyigisha mwuka wera kuyikoresha, nyigisha mwuka wera kuyikoresha iyo mpano. Uzi impamvu ugomba kuyisenga? Imana ntabwo ijya yihisha abana bayo. Ntabwo Imana na rimwe izihisha abana bayo bashaka kuyimenya no kuyikorera. Niyo mpamvu iryo sengesho izahita irisubiza vuba kubw'intego y'icyo ushaka kumenya. Urashaka kumenya impano iri muri wowe, impano Imana yakuremanye, none urayisenze. Rero ikosa Imana idashobora gukora mu buzima bwayo, mu bumana bwayo, ntabwo Imana ishobora guhisha umwana wayo ushaka kumenya no kuyikorera. Niyo mpamvu Imana izahita ikora intervention rapide ku bw'isengesho ryawe, igahita igusubiza. Haleluya. Icyo cyari cya gatandatu. Icya karindwi turenda gusoza, ndavuga ikindi kimwe gusa duhite dusoza. Icya karindwi: koresha icyo ufite. Koresha icyo ufite. Uzi impamvu? Hari abantu bavuga ngo nzategereza umunsi Imana izabimbwirira. Nzategereza umunsi Imana izabimbwirira nibwo nzabikora. Barahari. Ariko Imana ikunda abantu batangira gukora bahereye ku byo bafite hafi aho. Haleluya. Umuriro wari wagiye, no ndabona ugarutse, ariko okay. N'ubundi abantu bamenyereye ko uru rumuri barumenyereye. Aho kugira ngo umuriro ukomeze utuderanje, urumuri ruba rukeya, ntacyo turakomeza tuvuge gutyo. Amajwi apfa kuba ari kumvikana, kuko ari akenewe cyane. Amajwi ni yakenewe cyane. Imana rero ikunda abantu batangira gukora bahereye ku byo bafite hafi aho. Ni icyo ufite, icyo nicyo Imana ishaka gutangira gukora uhereye ku cyo ufite hafi aho. Wiyumva mwiki muri bya bindi byose twavuze, icyo ufite hafi aho. Hari abandi rero bategereza ngo Imana ngo izabanze imbwire igihe nzabikorera. Oya, hera ku cyo ufite, nicyo uri kwiyumvamo. Muri iki kiganiro wiyumvise mwiki, bari cyo uheraho. Ngo byo bafite hafi aho. Reka nkubwire, Dawidi yatangiye aragira intama. Aragira intama aba hirya iyo ngiyo mu ishyamba. Nyamara Imana yari imubitse mwiki,
yari igiye kumutreningira hirya aho mu ishyamba kugira ngo ahere ku nyamaswa zikomakomeye, ahere ku ntare yice, ahere ku madubu anige, ahere kugira ngo umunsi azahagarara imbere ya Goliyati azagire gute, azahite agaragaza icyubahiro cy'Imana, Abisiraheli batabara, abana b'Imana batabara. Hera ku cyo ufite ubu nona. Yosefu ntabwo yahise ahinduka minisita, ntabwo yahise ahinduka minisita ako kanya. Yosefu yahereye yabanje kuba umugaragu. Yosefu yabanje kuba umugaragu. Ufite iki? Hera ku cyo ufite. Elisha yatangiye ahinga. Hera ku cyo ufite. Hera ku cyo ufite. Abigishwa cyangwa intumwa za Yesu Kristo zatangiriye kuki? Mu kuroba amafi, ariko ngubu barimo bararoba abantu. Turimo turaroba abantu b'Imana bakeneye ijambo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bugume hano mu Rwanda gusa, oya n'imahanga barabukeneye. Niyo mpamvu intumwa muri he? Njye naramaramaje rwose. Apotre missionnaire, apostle missionary, I'm very ready. Nshaka kujya kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kumpera, kuva hano no kugera no kumpera y'isi. Hera ku cyo ufite. Ubundi mu bintu bito bito niho Imana yigaragariza. Imana yigaragaza mu bintu bito. Imana yagaragaje ibikomeye ihereye ku bito. Izi ngero ziri muri Bibiliya ni ingero ntoya, bahereye ku tuntu duto duto, ibintu bito bito Imana yigaragarizamo ibikomeye. Haleluya. Icyanyuma duhite dusoza, tuzakomeza ikiganiro nimenya nibi, kandi tuzavuga ku bintu byinshi bitandukanye. Ikibazo cyose ufite, waba uri umukristo, tubwire tukugira inama. Yaba ndakijijwe, tubwire tukugira inama yo kubyinjiramo, byinjiremo, nta gihombo kirimo. Nta gihombo kirimo. Ubuse bisindi kubikora, ubuse ndimo ndakorera Imana. Nase sinababwiye mu buzima busanzwe ibyo nkora. Nkunda akazi cyane, cyane ndakora. Ariko ufite ikihera ku cyo ufite. Ariko Imana impano ikurimo. Namaze gusobanukirwa ni iyihe mpano indimo kugira ngo ibashe gufasha abandi. Kandi n'igihe izaba iri gufasha abandi, Imana izaba irimo yihesha iki? Icyubahiro. Ntihagaragare njyewe, ahubwo hagaragare izina ry'Imana, hagaragara ubwiza bw'Imana, hagaragara imbaraga z'Imana. Haleluya. Ikintu rero tugiye gusoreza ni ukumenya noneho, ukimara kumenya impano yawe, sobanukirwa ibintu byica impano. Noneho ni ibiki? Ni ibiki byica impano yawe? Ko wamaze kwisobanukirwa, uzirinda iki kizatuma impano yawe idapfa? Katurebe ibintu nka bingahe. Ibintu byinshi bishobora kwica impano harimo: icya mbere, ubunebwe. Ubunebwe bwica impano. Icya kabiri, ubwoba bwica impano. Icya gatatu, icyaha cyica impano. Icya kane, ishyari byica impano. Icya gatanu, kwigereranya n'abandi byica impano. Runaka abwiriza neza, runaka ugira gute, ugashaka kwigereranya nawe, byica impano. Kutiga byica impano. Ubu nimba wafunguye iyi podcast ugahita wirukanka, ugahita ugenda utumvise,
byica impano, kutiga byica impano, kutitoza byica impano, kuko bitangira gake, tangira gato gato. Twabonye yuko bihera muri bitoye, Imana ikigaragariza mu bikomeye. Kuko impano idakoreshwa iracogora, iracogora cyangwa ikanazimira burundu, kuko Imana idakoreshwa, kuko Imana idakoreshwa, kuko iyo mpano idakoreshwa, itari gukoreshwa. Muribuka uburyo Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntukirengagize impano iri muri wowe. Murabyibuka abasoma Bibiliya, Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ntukirengagize iyo mpano iri muri wowe. Kashyireho akandi kamwe ka 9. Impano igenda ikura uko ikoreshwa. Icyo nacyo ntitwagisiga. Iyo mpano igenda ikura uko ugenda uyikoresha, uko uyikoresha ni kugenda ugira experience. Uko ugenda ugira experience. Buriya iyo wigeze gusengera umurwayi agakira utikebaguye, izina rya Yesu, utikebaguye, ugera aho ngaho ukamenyera uburyo bwo gusenga na n'Imana yawe. Kuko burya njya mvuga amagambo angahe, Imana ituye hafi aho ngaho igahita inyumva. Yes, kuko uyikoresha. Impano rero igenda ikura bitewe n'uko uyikoresha. Nta muntu uba intungane ku munsi wa mbere. Nta muntu ushobora kuba intungane ku munsi wa mbere, ariko uko agenda agerageza, uko agenda agerageza. Ubu hari abantu bamaze gufata umwanzuro rwose, hari abantu bamaze gufata umwanzuro, ariko ntabwo bihita biba ako kanya, ariko uko uzagenda ugerageza, impano izagenda ikura. Abaramyi bakomeye tugiye tuzi, abaramyi bakomeye tuzi, ndaza kwirinda kuvuga amazina yabo, ariko abaramyi bakomeye tuzi batangiye ari bato, batangiriye ari bato, bagera aho barakura. Ababwiriza butumwa bwa Yesu Kristo tuzi batangiye kera, bagatangira ari abana batoya, bageze aho ngaho barakuze, kandi bagiye batangira no ku bantu bake. Utagira ngo hari umuntu utangirana riratorero muzi, riratorero muzi rifite abantu benshi, ukagira ngo batangiye buzuye. Reka da, bitangira gahoro gahoro bikagenda bizamuka. Abashaka kwigana abandi rero bagashaka gutangira nguko runaka afite abakristo benshi, nguko runaka ngo afite abantu benshi, ngo kagiye tangira uko ushobojwe, tangira uko ushobojwe. N'abahanzi bakomerega batangiye ari batoya, bafite abantu bakeya babumva. Za cano zabo zifite abantu 5, abantu 10, abantu 100, ariko ubu ngubu hari abafite abantu miliyoni babakurikira, miliyoni zingahe, 1, 2, 3, 4. Njyabona abavuga batumwa bafite abantu babakurikira ari benshi cyane. Baratangiye ari batoya. Ariko nawe nimba uri murarebera hano kuri iki kiganiro, menya nibi kiri kuri Sauti Hewani Ministries, ukaba utarakora subscribe, please koraho ubutumwa bw'Imana bugere ku bantu benshi, kandi n'ikiganiro kizagize isohoka uhita ubibona. Ubwo rero nta gucika intege, kandi tugiye gusoza. Reka dusoze. Ntugacika intege ngo nukubona utaratangira neza, utarabona ibintu uko bimeze. Ikiganiro ngira upfa kuba wamaze gusobanukirwa rwose, upfa kuba wamaze gusobanukirwa. Mu gusoza uyu munsi ndashaka kukubwira ko Imana yakuremye
imana yakuremye ifite impamvu, kandi imana yakuremye iguhaye ifite iki? Impano igushyizemo, yakuremeye impamvu. Ntabwo uri impanuka kuri iyi si y'Imana, nta nubwo uri umuntu usanzwe. Hari icyo Imana yashyize muri wowe isi itegereje. Yesu ashimwe. Hari ikintu Imana yashyize muri wowe isi itegereje. So, senga, shaka Imana, koresha impano yawe, iga, yitoze, uyikoreshe mu gukorera Imana no gufasha abantu. Uyikoreshe mu gukorera Imana no gufasha abantu, kuko igihe nikigera Imana izakuzamura. Kuko impano ikorewe neza ifungura imiryango. Alo, Imana ikorewe neza ifungura imiryango. Ikoreshe neza rero. Ikorewe neza Imana ifungura imiryango umuntu atari gushobora kwifungurira ku mbaraga ze, ariko imbaraga z'Imana, imbaraga z'impano zikayifungura, nawe ugatambuka, nawe ugakorera Imana wemye. Nawe ugakorera Imana wemye. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo rero twasoreza aho ngaho, ariko ngira ngo hari ikintu ukuyemo muri iyi podcast. Iyi podcast Menya Nibi izajya ujya uhora uri hano ukurikirane icyo Imana ishaka kukwigisha muri wowe wa mukristo we, icyo Imana ishaka kukwigisha wowe utarakizwa, icyo Imana ishaka kukwigisha wowe ukeneye ukiri mu rugendo, icyo Imana ishaka kukwigisha wowe wamaze kubigeramo. Jya ukurikira iyi gahunda ya Menya Nibi. Kwiga no guhozaho, kandi iby'Imana ntibimenyerwa, iby'Imana bihora ari bishyashya. Mwari kumwe rero na Apotre Missionnaire Emmanuel. Imana ibaha umugisha, naho ubutaha mu kiganiro Menya Nibi. Imana ibaha umugisha. Be blessed. I love you so much. Amen.